Ntuzategereze ko hari umuntu uzakubaha mu gihe wowe utiyubashye. Ino ni imwe mu myitwarire izakurinda kuba watakaza icyubahiro cyawe. Rekera kureba umuntu utari kukureba. Hari igihe usanga abantu bari kureba abantu ariko bo batabitayeho. Aho kenshi uwo muntu warebaga arahindukira akakureba, akabona ko wamurebaga mu gihe batakurebaga. Ibyo bintu bitakaza icyubahiro, icyizere yakugiriraga ndetse n'ubudahangarwa bwawe. Rekera guhora winginga abantu cyangwa usa nk'ubasabiriza. Hari igihe usanga umuntu yarafashe umuco wo guhora yingingiriza abantu cyangwa basabiriza ikintu runaka mu gihe abakeneyeho ubufasha. Ibyo bintu akenshi bikunda kugaragaza umuntu nk'umunyantege nke cyangwa umuntu udafite icyo yimariye, ahubwo guhora uteza ubufasha ku bandi. Gabanya guhora uvuga utuntu twinshi cyangwa ubusobanuro bwinshi budakenewe. Iyo uri gutanga ubusobanuro, gabanya kuvuga ibintu bidakenewe cyangwa ushyiramo ibintu bitari ngombwa, kubera ko ugaragara nk'umuntu uciriritse imbere y'abantu, icyubahiro cyawe kigatakara. Mu gihe abantu batakubashye, uhitamo guhangana nabo, ahubwo wowe icyo wakora ni uko wabahunga. Rekera guhangana n'abantu kubera ko bikugira umunyantege nke, bakakugaragaza nk'umuntu ukunda ihangana, kandi akenshi birangira ari wowe bisebeyemo. Irinde kurya ibiryo by'abandi kurusha uko barya ibyawe, kuko akenshi bituma agaciro kawe kagabanuka n'icyubahiro cyawe kikaba gikeya, kubera ko akenshi ibiribwa biri mu bintu bigaragaza umuntu nk'uciriritse mu gihe ari kubisabiriza atabyiboneye cyangwa atabitanze. Gabanya uko usura abantu bamwe na bamwe cyangwa basaba kujya kubareba mu gihe bo batabigusaba. Akenshi usanga ari umuntu wigingiriza ubucuti, ugasanga ubucuti niwe bushyiramo imbaraga cyane, kandi ibyo bintu bigaragara nk'umuntu udafite aho kujya, ushaka ubucuti ku bantu cyane kurusha uko bo bamukunda. Ibyo bintu bituma icyubahiro cyawe gitakara, icyizere kikaba gikeya yuko ushobora kuba wowe ubwawe wiyizera. Yiteho wowe ubwawe, wishoreho ibintu byinshi kurusha ibyo ushora ku bandi, ubashe kugaragara neza mu bantu, mbese ibyishimo ubyishakemo, wowe utagombeye kubishakira ku bandi cyangwa kubitega ku bandi. Rekera kwishimira guhora uvuga abandi, ngo uhore ibiganiro byawe wabyerekeje ku bandi. Hari abantu bagira ibiganiro bihora ku bandi gusa, areba ku by'abandi ati dore kanaka yakoze iki, ariko wowe ubwe ntiyirebe ngo agire ibiganiro bindi bidasanzwe, ahubwo agahora avuga abandi. Abo bantu akenshi bakunda gusuzugurwa. Tekereza ku bintu ugiye kuvuga mbere y'uko ubikora. Akenshi abantu bakunda guhita bahubuka bakavuga, ariko ntibatekereze ku bintu bagiye kuvuga, ugasaba bisamye basandaye. Gerageza kugaragara neza, wambara uko ukwiye kwambara bitewe n'aho uri. Abantu benshi ntabwo bakunda kwita ku myambaro cyangwa uko bagaragara, ariko buriya biri mu bintu byubahisha abantu, bikabahesha igitinyiro kubabona ndetse n'abantu bari kumwe. Murakoze cyane, kanda subscribe, usharinge iyi video ndetse na commenting uko ubyumva.